nababwiye ni ubu ni ngewe ufite tayi igezweho ninjye uri kuryoshya amafoto. Bakobwa Marene ni Nyirapasika. Twazanye n'umushoferi. Good. Munsi natwe tuba turi muri studio tuparitse hariya hanze. Haleluya. Ngo umushoferi. Haleluya. Umushoferi kizi. Peruka hano ndi kuzana moto. Muri kuyobora umumotari ngo komeza imbere ngo kata ngo kata. None uyu munsi baduhaye parikingi. Haleluya. Dufatikanyije nawe gushima mu rero n'amashimwe. Sinzi abantu bicariye ibyawe. Sinzi abantu bicariye inyenyeri yawe. Sinzi abantu bicaye bavuga ngo uyu mwaka ntuzawumara. Ariko ngiye kuguhanura ko uzawumara. Amen. Amen. Bakunzi b'Ihumure TV turabasuhuje cyane, tubifurije ibihe byiza, tubifurije kugubwa neza aho muherereye. Imana ibaho umugisha. Ndi kumwe na Bobo, ariko nge ndikuzo Emi. Bobo, umeze neza? Ndaho ndashima Imana n'abantu. Yesu nashimwe rero. Ahimbazwe cyane. Tugarutse mu nkuru zacu, ariko none amakuru turi buze kwibandaho uyu munsi ni amakuru agaruka cyane cyane ku buhanuzi, ariko nanone ni amakuru agaruka kugira ngo dukurikira bigire icyo bigufasha, bigire nicyo bikungura. Niyo mpamvu nshimira bose badukurikira bari hirya no hino ku isi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari ku mugabane w'Uburayi, bari ku mugabane wa Aziya, bari muri Australia ndetse n'abari hano muri Afrika iwacu by'umwihariko. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagiye neza. Nshimira abantu badukurikira ku Ihumure TV, baduha ibitekerezo, baca kuri nimero yacu kenshi bakaduha komanteri yashaka kukugira inama, ariko ushobora kujya hano muri hasi muri komanteri ukandika, ariko ku muntu noneho umuhanga hari ugaca mu gikari akakwandikira avuga ati iyi message nari nshatse kuyiguha ntanyuze kuri komanteri kubera ko ibyo ukora ndabikunda, ariko nifuza ko wongeramo iki cyangwa se ukagabanyamo ibi. Uwo muntu Imana imuha umugisha. Inama zabo turazishima rwose. Yes, inama zabo turazishima tukazishigikira kubera ko ni inama zitwubaka kandi zidufasha. Bobo, hanyuma rero hari amakuru arimo aravugwa. Makuru ariho kuri uno mwanya n'ubuhanuzi bwahanuwe n'abakozi b'Imana batandukanye, ndetse harimo n'umwe ukomeje gushima Imana, ndetse harimo n'umwe mu babyeyi barimo barakora umurimo w'Imana ukomeye. Uno munsi ufite anniversaire. Reka tugaruke ku munsi w'amavuko, twifuriza Apostle Mignone Kabera anniversaire nziza, kubera ko ntekereza ariko ashobora kuba akomotse mu Bubiligi cyangwa akaba gihari mu minsi ne. Ndumva hari inyigisho nakurikiye akiri mu Bubiligi, ubwo yari arimo ahanura ku badamu wa tekinike yadukinira ijwi ryiwe, amagambo meza cyane. Ugasanga umugore kera yambaraga sutiye rero nta cyambara ngo umwuka yaramanutse. Yageze ngo Imana igomba gukora ibintu nawe ukajya ubireba ugatangara. Imana igomba kukuzamura paka unashanga. Haleluya. Amen. Yesu naguha ntazaguha ubuki gusa. Yesu azaguha n'inzuki ziva mu buki. Wumvishe byo nakubwiraga? Yego. Ntabwo Yesu aguha ibintu byo kurya uyu munsi ukwezi gushire birangira. Azaguha kampani bivamo. Twese amen. Nanjye ngo haleluya. Sinzi abantu bicariye ibyawe. Sinzi abantu bicariye inyenyeri yawe. Sinzi abantu bicaye bavuga ngo uyu mwaka ntuzawumara. Ariko ngiye kuguhanura ko uzawumara. Amen. Amen. Bobo, hari abantu bakwicaraho bakakwicaraho bakakuganiraho bakagira ngo urugendo rw'ubuzima rwawe rurarangiye, ariko atari bafite ubuzima bwawe mu kiganza cyabo. Niyo mpamvu uyu mukozi w'Imana usibye aya magambo yagarutseho muri gihe twamwifurizaga anniversaire, ari n'andi magambo nayo yagarutse muri iyi minsi asa n'ubuhanuzi tarayakina. Ubwo buhanuzi utarabukina, hari akantu uvuze ngo hari abantu bajya bakwicarira. Nigeze kujya gusengera ku musozi, nsanga umuhanuzi arimo arahonda amabuye.
ndibaza se uyu muhanuzi ko ari guhonda amahuye bigenze biti turamwegera ati dusanga baba ngo mana mukubise umutwe ngo aya mabuye n'umutwe nimo ndahonda aya mabuye n'umutwe nimo ndahonda ngo n'umugabo wari umuzengereje amumereye nabi arangije ahita afata decision yo kumujyana Kanyarira ariko akagenda ahondagura amabuye ubwo rero abantu arabajya batwicarira kubera ko bitewe n'ibihe dufitanye bitewe n'ubuzima bitewe n'ibyo bashaka ariko bakatwicarira nabi nyine tujyanye Kanyarira guhonda uvuze Kanyarira mpita nibuka Apostle Mignoni hari ikintu yavuze ngo Kanyarira aravuga ati ariko si ngombwa ko bisubiza ko yagiye Kanyarira gusa. Ndashimira data wa twese wadukundiye uyu munsi twa turi mu Bubiligi turavuga ubutumwa ntabwo ubutumwa igihe cyose babuvugira kuri Kanyarira pesher.com zero blessure ariko mwambabariye bene data rero madamu uri hano ushaka kuvuga bagukunda imyaka uzakunde nyoko bukwe dore abagore batashe kuko bakwiye ko nyoko bukwe yakuroze ariko nubwo yakuroga ngo bafite imyuka irogana ngo arya ubugoro yakubyariye umugabo w'umubogara kandi ni nyirakuru w'abana bawe ngo dore ukuntu ameze ngo izuru rireba hano ni nyirakuru w'abana bawe direct bw'icya kabiri yewe papa ujye uba umugabo uvuge ngo uriya mugore azamenye ngo yigeze umugabo ngo mwambabare reka mwanditse aravuze ati ariko mwambabariye ngaya nguko rero yaravuze akantu k'abantu bakwicayira hari abaterera imisozi batagiye gusenga ahubwo bagiye guhondagura no guhirika. Ari igihe umuntu agenda akazamuka umusozi reka nkubwire aka kantu tugiye gusenga Kanyarira nawe inkuru zacu z'uyu munsi ntabwo zitinda nawe wagiyeyo ariko ntabwo ari akasamutwe mugari w'abana nawe wagiye Kanyarira wawe nigeze kujya Kanyarira rero tugiye gusenga se baza unyumva ndanahakumbuye ngaho nase ujya ujyayo urahurira se Kanyarira ni iwacu ubasha kuhazamuka ku mazi ariko abakozi b'Imana bahavuga ngira ngo twigeze twumva ubuhamya bwa Apostle Mignoni avuga ukuntu batangira umurimo batuye Kaciro ni ibintu byari bikomeye ndagira nkubwire buriya uko byagenda kose hari akantu yavuze ngo Imana ni guhubuki izaguha n'inzuki buri ubuki buva ahantu hakomeye hanyuma rero nekeza ko umunsi tukurya ubuki ariko bwavuye ahantu hakomeye iyo twumva amagambo bavamo so noneho icyo gihe tujya Kanyarira gusenga twe tujyanye n'umuntu n'abandi bantu ngira ngo ngiye ndaho sinzi niyo biva niyo bijya nene bari gikabutura ibisabi suppressor n'amasengere rero natunguye cyane ibintu nabonye iyo bikomeye ni bibiri icyambere twazamukanye n'umumama wari wikoreye ibuye riremereye hanyuma mbona n'abakobwa babiri bashiririye bakamirifu ukuntu noneho batugeze hejuru ku musozi bari bikoreye Kanyarira gatsindwa ntataka bari bikoreye twagezemo hagati mu musozi kuri kwibara ndaricaye ndarira amarira numvishe naniwe ntashobora kuharega none ikintu cyantunguye uwo mumama yageze hejuru ahirika ryabuye ryaduciyeho rimanuka rivuze ubuhuha noneho tugeze haruguru bavuga ngo buriya ngo ni ubusambanyi yari arimo arahirika umuhanuzi umwe ntazibagirwa ntavuze amazina uzi ko kenshi tutavuga amazina y'abantu b'abanyamahane arangije aravuga ngo yewe ngo nugera ni Kigali urongera usambane yari yaruhijwe n'ubusambanyi bro yaruhijwe n'ubusambanyi bwemere nabi yarananiwe uyatereye neza bwarashize se bwarashize kare wowe umuzi karoye mwahuriyeyo banza wumve n'abakobwa babiri bari barasiritse barahumuye ariko tugeze hejuru batangira kumpanurira shabamano ibintu by'amafuti narabatuje navuye maze kubatuza neza byanyabyo barihanye kubera ko nta kindi cyari kibajyanye rimwe na rimwe abantu basenga hari ubwo basenga imitima yarabashingutsemo batazi ko ibyo basaba Imana ishobora kubumva bakagira ngo hari icyo batanga kugira ngo Imana igire ite ibumvire kugira ngo no gutega indege rero yarabivuzeho umukozi w'Imana dukomuzaho ariko ngira ngo twari turimo tuvuga ngo agire umunsi mwiza w'amavuko afite isabukuru nziza bishingiye ko n'abantu bagize impinduka muri societe hanyuma tukivuga ibi ngira ngo hari umwe bita Nyirapasika umuhanuzi kazi ashima Imana Nyirapasika yongeye kugaruka ashima Imana
ko mbere yategaga moto ariko asigaye abona parikingi We- iruhande rw'abashumba na bishopu ariko mbere yazanye ngo moto ngo pyo reka tekinike idukinire amashimwe ya Nyirapasika nayo dukomezanye ariko bijyanye nanone n'ubuhanuzi. yego dukomeze gufatikanya gushima Imana ikomeje kumutera nababwiye ni ubu ni njyewe ufite tayi igezweho ninjye uri kuryoshya amafoto bakobwa Marene ni Nyirapasika twazanye n'umushoferi good munsi natwe tuba turi muri studio tuparitse hariya hanze haleluya umva umushoferi haleluya umushoferi kizi mperuka hano ndi amavuta. kuzana moto muri kuyobora umumotari ngo komeza imbere ngo kata none uyu munsi baduhaye parikingi haleluya. dufatikanyije nawe gushima aya rero mubyeyi ni amashimwe ndashimira Imana ko ari Imana ishoboye byose ni Imana rero ishoboye byose. ni amagambo Nyirapasika yagarutseho mu mashimwe avuga iby'Imana irimo iramukorera. bafite izi imodoka afite imodoka ebyiri. yego harimo iya Poso Mignone yamuhaye n'iyundi nabwo yamuhaye ariko ntigeze njye menya wenda abandi baramuzi hanyuma impamvu dukoze nanone iyi nkuru cyangwa se tugarutse kuri aya makuru ni uko benshi bazi ngo abanyamakuru kenshi bibanda mu bintu bisa bindi. n'aho ari negatifu. oya ntabwo wari wo murongo wacu. twe tuvuga ibihari birimo biravugwa muri rubanda kugira ngo wowe ubwawe umenye icyo ukuramo. amakuru muri icyo gihe yari negatifu tuyazana ari negatifu iyo ari pozitifu tuyazana ari pozitifu yahanuye rero Nyirapasika si ibi gusa. mu mbaraga nyinshi z'umwuka w'Imana akomeza guhanura ari urusengero yahanuriye ko bagiye kugira ibintu bikomeye cyane kandi by'iterambere ngira ngo muri uku kwezi kwa tekinike gatandatu rero bitege ubuhanuzi bukomeye. ariko man mbonye wari ufite ikarito ariko iyi karito yaratobotse utazi ko yatobotse ibyo wahahiyemo nabonaga bigenda bigwa buhoro buhoro ariko mbona haje marayika ababazwa nabyo aravuga ngo icya mbere ibi bintu yabivunikiye icya kabiri ntabwo azi ko biri kumeneka icya gatatu arabikunze mbona azanye ikarito y'icuma ayizana iremereye kuruta iyo wari ufite ndakiriye mu izina rya arakubwira ngo kandi irimo iby'igiciro biruta ibyatakaye mbere ubwo ni ubuhanuzi ni uko ndafashijwe pe n'abadukurikiye ni ukuri kose ubuhanuzi ni ubwanyu ba nyirabyo baragiye hari ibisubizo bigasanga mwaragiye ariko abaharindiriye twihumure muharindire ibisubizo byanyu urusengero rwiza cyane murajyayo uru rusengero ndarubona haleluya ruri hamwe n'amashuri haleluya ya ngira ngo Imana izabateza intambwe mwubake n'ibitaro ibi mbihanuye mpagaze hano ibi rero nibisohora tukajyayo ntibakagire ngo icyo naringiye kugarukaho ariko hari akantu ihereye muri nyina w'igikomere urumva nawe Imana ikomore bobo umuntu ashobora kugendana n'igikomere umuntu ashobora kubwira abantu atajya kwa dogiteri ngo abwire dogiteri ngo ndababara ariko izi komora izana ibyomoro biruta ibikomere umuntu aba afite irambwiye ngo irakomoye haleluya Imana irakomoye. ubwo buhanuzi si ubwaho yari ari gusa ni ubuhanuzi yahanuriye isi yose nawe urimo rwose nawe udukurikiye urimo nanjye ndimo Imana yiteguye kutwomora ibyo ni ubuhanuzi abakozi b'Imana bagiye bagarukaho Nyirapasika ndetse na Mignone. hanyuma bobo ngira ngo tutaragana ku musozo ariko tujya ku musozo reka mvuga aka kantu bose bakumve iyo rimwe na rimwe umuntu avuga muri rubanda abantu bakamwumva bategera iyo message yumvikana muri yego kandi n'ubuzima so ubwo buzima abantu babutanga rimwe na rimwe twavuze ubushize ngo umuntu yazanye content cyangwa se yazanye amagambo meza igihe twavugagana na Pastor Mutesi ugasanga aya magambo arikiza abantu aya magambo arimo arubaka abantu twe rero hari ubwo tutajya gutinda cyane
muri wa muntu wa mbere kuko minyoni niwe wavuze ati ubuki Imana iguha ubuki ariko iguhe n'inzuki none ujye wibuka nawe hari igihe urimo urabwiriza uravuga ngo ko mwiteguye kwakira amashimwe ese mwiteguye nyina w'amashimwe niba ari nyina w'amashimwe ubu yabyara mama w'amashimwe ngo ni ibibazo ngira ngo niho wavugaga so rero icyo mvuga hano ni kimwe iyo turebye umuntu yagize impinduka muri rubanda abantu bose bagakoma mu mashyi aravuga ngo hari akantu yavuze agitangira aravuga ngo abantu ngo bagore banze kwambara ibyo mwabyumvishe simbisubiramo rimwe na rimwe bakitwaza ko ari iterambere ariko yararimo yubaka imitima y'abantu yararimo yubaka imiryango so ibyo tubitindamo noneho kenshi abantu iyo batwumva dukora inkuru nk'izi ayo ngo mwibasiye ngo umukozi w'Imana no twamwibasiye havuzwe iki ni iki cyari kirimo kiravugwa sibyo kuba yatanze impano kuba hari ibikurikira impano ntibitureba kuba wakiriye amagambo mazima gukiza niwo murongo so Imana iwo mugisha twebwe dutangaza ibihari kuko kandi reka kuki abantu banga kuvugwa iyo wamenyekanye byanze bikunze uravugwa kuko ubuzwi rero ntagiye rwose uzwi uko buri munsi nzanyura mu muhanda bavuga ngo dore Bobo duhora tubona kuri kamera mbihakane kandi bakubona kandi bambona ubu ibyo navugiye ninjyana mu muhanda ngasanga arabisubiramo mbihakane uzi ko yavuze minyoni yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ntimundwanirire hari abantu bagira ishyaka bakagira ishyaka ririmo n'ubwenge buke kurwanira ibintu bidafite agaciro ku buryo wabona ugera ku rwego rwo kujya kurwanirira umuntu kandi w'ubwazi imbaraga zishobora kugira gute kumufasha mwibuke ubuhanuzi bwa mama chance ubwo ari hano kuri kamera yaravuze ngo uwo mushumba nubwo afite izindi mbaraga zikorana nawe ariko azana benshi kuri Kristo kandi mwibuke ko atavuze amazina y'uwo mushumba ntabwo yigeze amumenyesha nabo tuzi ariko turimo turareba imitima y'abantu igira gute ikira Bobo Imana igumugisha Imana igumugisha nakagaruka reka turi amagambo ari bugufi ariko basha kubaka abantu ngira ngo rimwe na rimwe mu nkuru dukora nizo turimo turinjiramo tugendere ko abantu bakira n'ibintu bihumuriza imitima yabo ariko bibafasha ariko cyane no Mr kwinjira mu isi y'umwuka uburyo imyuka iri gukora mukomeze mudukurikirane rero turabashimiye nakomeje gukurikirana dukomeje kwifuriza Apostle anniversaire nziza ndetse n'umuryango we kandi akomeze kugubwa neza Imana imwongere ubuzima kugira ngo abantu benshi barusheho kwakira amagambo y'ihumure n'amagambo bakomeza abakomeje gukurikirana filime umutima urava rwose ndizera ko ikomeje kubahumuriza ibiri imbere byo ni byiza birahebuje ni filime igaragaza uko umukristo yakabayeho mu kigeragezo Imana igumugisha wakoze cyane amen.